Uganda urumogi ruremewe. Pampe wanjye arafite Solomboni yaraburiye. Hano Kamara atangiye avuga ngo Uganda urumogi ruremewe. Icyo ni kimwe. Umupampe wanjye namubonye afite Solomboni ingana gutya. Avuga Yago. Kamulabule the last warning. This is a last warning nayenga kali chile. Njagala kiwulire. Kandi ngiye kubivugira kuri no live. Njagala kiwulire. Hano Yago ahisamuha last warning. Iyi last warning noneho niyo dushaka noneho tuyumve tuyitindeho. Namwe turi kumwe mu kiganiro iyi last warning nanjye nayumvishije numva irakomeye mu kuntu, so namwe ubwo murambwira ukuntu muraba mubyumva. Last warning Yago yahaye Kamarade. Omujene nagaruka Kampala njagala mbalabulire wano kweno live. By the way, in case you don't, omujene nagaruka Kampala azagaruka Kigali ababwira uko byamugendekeye. Ubwo kandi nge ndarangije. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, mugire amahoro. So turagarutse mu biganiro byacu umunsi ku munsi, ibiganiro byiza cyane. Twege ikintu tuba tugamije ni ukubaka, tukahashya ibintu biba muri showbiz yacu bibi, tugashyira hamwe inzangano, amacakubiri ndetse n'ibindi bintu byinshi biba bitandukanye. Uyu munsi turagarutse, ni episode after episode, ni amakuru n'imyidagaduro agezweho hano iwacu mu Rwanda muri showbiz. Turabitangirira, turabizi ko The Ben yakoze igitaramo muri Uganda cyatwitse, ariko ntago higeze haburamo negative by'abantu bavuga ngo igitaramo ntago cyari cyiza, abandi bakavuga ibindi n'ibindi, byari byinshi cyane, ariko ntago byo umunsi tuze kuganiraho. Umunyamakuru ndetse n'umunyamuziki Yago Pondati asigaye yibera muri Uganda Kampala. Ubwo The Ben yafataga abanyamakuru, Kamarade agafata abo kuri The Choice Live n'abandi bantu akabajyana bagiye kukavaringa inkuru mu gihugu cya Uganda. Byari binini cyane, byari binini, abantu benshi babikomplayiningaho, baravuga ati ni good, abandi bavuga ati ngo The Ben azana agura abantu, babivugaho byinshi. Ariko turabizi ko Yago yanzwe na benshi, atukwa na benshi, gusa umunsi ntabwo mbyinjiramo cyane. Yago yatangaje ati kuba aho meze nimereye fresh, ariko sinangombwa ngo muhansange mu marabike. Ni ikiganiro Kamarade yakoze kuri 3D avuga yuko muri Uganda urumogi rwemewe. Ese niba rwemewe ni kimwe, uwo muntu uraruzi ko wenda arukoresha? Ubwo ni Kamarade avuga ati umupampe, tubumvishe video avuga ati Yago urumogi ruramwishe n'ibiki n'amagambo Yago yamuvuzeho. Hano Yago impamvu Kamarade yavuze ibyo bintu kuko urumva abanyamakuru bagiye muri Uganda, kandi na Yago yari yagiye guferesta The Ben kuko akunda kumwita ko ari we mwami w'umuziki hano mu Rwanda. So ahura na ba Sky2 barayishimana, ahura na ba Babu ndetse n'abandi, ariko Kamarade aje kumusuhuza rikarika murya scene. Ibi bintu binini batangira kugenda harabikanya bya danje. Uganda urumogi ruremewe. Pampe wanjye arafite Solomboni yaraburiye. Hano Kamarade atangiye avuga ngo Uganda urumogi ruremewe. Icyo ni kimwe. Umupampe wanjye namubonye afite Solomboni ingana gutya. Avuga Yago. Hano Kamarade twagiye tumukoraho inkuru nyinshi, hari n'ibintu byinshi agiye avuga ati ngo Yago arakennye, yabuze amafaranga, yabuze nayo kwiyogoshesha, ibiki n'ibintu byinshi cyane.
abivugaho ariko n'ubu ngubu arongeye avuga ati ngo umupampe wanjye yari yagize umupampe wanjye yarafite surumbo n'ingana gutya oya se umusuhuza none nyamara ruze oya mwana zirujye niba bavuga nibyo hano no munyamakuru wari kumwe se ibyo bavuga nibyo kamarade gutya yaremeye ntago yavuze amagambo asoke yavuga ati kabisa ibyo bavuga nibyo biba binini cyane yago nawe ntago ajya aripfana nawe ntago yabura ikintu amusubiza amuha agasopo ya nyuma na nyuma yamuhaye icyo bita gasopo kubera ko yagavuga yuko yabahunze kuki mugikomeza kumuvugaho inkuru zo guharabika niki noneho yago ahita abatama so ni amajwi ndi gushaka ya yago yavuze kuri kamarade ariko umujene akaza sha yarangiza yaraje uwo mujene ntabwo ushaka kumuvuga mu izina kuko narabaretse hano yago atangiye avuga ati uwo mujene yaje Kampala kuza Kampala hari ibyo yamuvuzeho yanga nuko anamusuhuza reka twumve arangije araza sha nagiye gukongratulatinga The Ben nagiye gukongratulatinga umwami kubera ibintu yaramaze gukorera Kampala maze kumusuhuza mbona umujene aje kunsuhuza aje come on wahivye inkuru ngo aje ashaka kunsuhuza nari tuvuga ngo yanze kumusuhuza hahita havamo yabora ati ngo Uganda umugira uremewe yabonye umupampe afite ikintu kinini tu niho byaje ngo biracika ngo napfuye ngo nakeniye ngo ibimogi bimere nabi ngo ariko mwumva butekereza uba wumva turi buhure nka kureba uba wumva turi buhure nka guhobera ukaza onese imbere noneho ni rwa rugero nari mbahaye yahise avuga ati ngo yago yarakennye yabuze nayo kwiyogoshesha uyu ni kamarade yagenda agasubiramo ibintu yagiye avuga gusa yanze kwirinda kuvuga izina rye kugira ngo yarabiretse zamubiki oyo mwana kamulabule the last warning this is a last warning nayenga kali chile njagala kiwulire kandi ngiye kubivugira kuri no live njagala kiwulire hano yago ahisamuha last warning iyi last warning noneho niyo dushaka noneho tuyumve tuyitindeho namwe turi kumwe mu kiganiro iyi last warning nanjye nayumvishije numva irakomeyemo ukuntu so namwe ubwo murambwira ukuntu muraba mubyumva last warning yago yahaye kamarade umujene nagaruka Kampala njagala mbalabulire wano kweno live by the way in case you don't umujene nagaruka Kampala azagaruka Kigali babwira uko byamugendekeye ubwo kandi nge ndarangije hano ahise avuga ati uyu mujene natera back akagaruka muri Kampala azagaruka ababwira ikintu cyamubayeho uwo mujene nagaruka Kampala umujene mwabonye uzagahimba ibintu nkanahura nawe nkamureka singire n'ikintu mukoro singire n'ikintu mubwira nkamwihorera akagaruka no mu Rwanda kongera akaripotinga ibintu bipfuye uwo mujene nagaruka hano Kampala nagaruka kuri iyo cyana zababwira ibyo yabonye none se hano yagavuze yuko aramutse agarutse Kampala azagaruka mu Rwanda atubwira ibyamubayeho hano hari akantu natekereje ese ntago yaba ari ukangisha umuntu ikintu twe mu Rwanda iwacu birahanirwa ariko hano dukomeje yago yavuzemo yakomeza avuga ati yatanze n'ugiye avuga ati Kampala Uganda hatandukanye no mu Rwanda ushobora kuba wanga umuntu wahura n'umufana we akakugirira nabi kwa ko mu Rwanda ho ntago byakunda
kubera ko ibintu byabo biri organize, biri ku murongo, bimeze neza, nta kibazo kirimo. Abantu benshi hano bavuze ati Iyago ashobora kuba ari gutera ubwoba Kamarade, kumubwira ati nugaruka nawe uzabona ibikubaho. Abantu benshi niko nagiye mbona mu makomenti, abantu benshi bavuga ngo Yago ari gukangisha Kamarade, kandi twe mu Rwanda tuzi ko ibyo bintu bigize ibyaha. Sinzi, gusa hari igihe umufana we muri Uganda yagufata gukubita n'ibyitirire Yago, nako bikamwitirira. So ni ibintu binini cyane, ni ibintu binini cyane. Ngewe niyo mpamvu tuvuga ngo dushyire hamwe, twubake showbiz, tureke inzangano, turekemo amacakubiri, turekanemo amashyari, dukorere hamwe. Dusoza ikiganiro, umuraperi cyangwa umuhanzi Ama G The Black ubwo nawe yagiye mu gitaramo mu gihugu cya Uganda, Kampala, aho The Ben yari yakoreye igitaramo cyiwe. So ibintu byamujyanye ni ukureba igitaramo cya The Ben, ndetse n'ibintu ngo by'ubuhinzi bijyanye na business, ndetse no guhura na Yago. Ariko Ama G The Black yagarutse Yago badahuye, batabonanye. Ariko abantu benshi ku mbuga bari kuvuga yuko ni cyagiye Ama G The Black yasabye imbabazi Yago, hanyuma agahita yigara akavuga ati ndazimusaburuye. Abantu benshi nibyo bari gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ati niyo mpamvu Yago yiriye ku Ama G The Black akanga ko bahuza, kandi basanzwe ari inshuti, barakoranye indirimbo. So nabyo ni ibintu byagiye bikururwa n'uto tuntu twose. Abantu bakavuga ati se kuki Yago yabahunze, ahubwo mukaba mushaka no kumusanga iyari, kuko Yago yatangiye ngo ubuzima bushyashya, ahunga showbiz nyarwanda irimo inzangano, amashyari n'amacakubiri n'ibindi byinshi cyane. Bakaba bari kumusanga hariya mu gihugu cy'Ubugande. Dusoza, Sky2 byagaragaye ko yahuye na Yago. Niwe muntu umwinfluencer wagiye muri Uganda, twabonye mu mavideo, twabonye wahuye na Yago. We yavuze yuko Yago icyambere ameze neza, afite imodokari nziza kandi atari yandi yari afite mu Rwanda, abayeho neza. Amubwira n'ibindi byinshi cyane, nuko dukotinzemo ibyo ngibyo kugira ngo we yazanye gusobanura ati we yabonye uko yabonye Yago. Ariko abandi baba batubwira ngo umuntu arakennye, ameze nabi, yenda gupfa. So nge ikintu hano nasorezaho, niba Ama G The Black atarahuye na Yago hari impamvu. Abantu sinzi impamvu bari kuvuga ngo kari akantu niko kari behind yabyo. So dusoza, mureke twubake showbiz itarimo amashyari, itarimo urwangano ndetse n'ibindi byinshi cyane. Tubona umuntu bita Yago ari kumwe na Kamarade, tubona umuntu bita Ama G The Black ari kumwe na Yago, n'abasabe n'abandi benshi cyane. So mwakoze cyane kureba kino kiganiro. Ni kuri Kabera Series, amakuru abagezweho, update ndetse n'ibindi byinshi cyane ni kuri Kabera Series. Turi kumwe, ciao ciao.